Haleluya, haleluya. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku ijambo riri mu Migani igice cya 11 murongo 25. Ravuga ngo umunyabuntu arabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Amen. Hano turabona umunyabuntu, ni ukuvuga umuntu ugira ubuntu nyine. Kugira ubuntu rero ni ugutanga, ubwo ni ukuvuga ko agirira ibambe abantu baba batamerewe neza, mbese akagira ubuntu, mbese akagira icyo abaha. Ni ukuvuga rero ngo ugira ubuntu n'ibambe azagubwa neza kuko asangira ibyo kurya bye n'abakene. Agira ubuntu akagirira abakene impuhwe, noneho akabaha ku byo afite, ku butunzi bwe. Kandi ubiba byinshi azasarura byinshi. Ibyo ni byo, iyo ubiba mu murima ukabiba hanini, henshi, hanini nyine, ukabiba byinshi usarura byinshi. Kutanga biguha urugero rw'ibyo uzasarura. Ibyo biba biguha urugero y'ibyo uzavana mu murima usarura. Nanone kandi uko uhumurizwa n'Imana aba ariko nawe uhumuriza abandi. Ni ukuvuga uko Imana yaguhumurije uhumuriza abandi, kandi niko nabo bazaguhumuriza igihe nawe uzaba ugeze mu kaga kanaka. Nabo bazaguhumuriza, bazagusanga baguhumurize. Abana b'Imana batangana ihumure, mbese bagahumurizanya. Urugero rero uheshaho abandi umugisha nirwo rukugarukira. Ibyo birasobanuka neza rwose ko umunyabuntu azabyibuha, azamererwa neza, kandi niba uvomera n'abandi nawe uzavomerwa. Nawe bazakuvomera, nawe uzagira abantu bakugirira neza. Haleluya. Turabona rero ko ubundi umutima utanga urutuhabwa, kuko werekana ko nta bukene buwurimo, ahubwo ko ufite ubutunzi muri uwo mutima nyine. Haba harimo umutunzi, kuko kugira impuhwe cyangwa kugira neza, kugira ubuntu ntabwo ari ukugira byinshi. No dukeya ufite usangira n'abandi. Ibyo gihe rero nibyo bigaragaza umuntu ugira impuhwe, umuntu ugira umunyabuntu. Ibyo rero bituma Uwiteka akurekurira umugisha, kubera ko ufite bene uwo mutima. Kuko umutima utanga ku butunzi bwawe, ugatanga ku butunzi bwawe, ugatanga igihe cyawe, ugatanga imbaraga. Ibyo rero Uwiteka abibona neza, kuko bigaragaza urukundo. Mu yandi magambo, Uwiteka iyo abibona umeze utyo, anyuza ibyo byose ishaka gutanga ku bafite umutima umeze utyo, kugira ngo babigeze ku bagenerwabikorwa, kubo Imana ishaka ko ubaha. Imigisha Imana iduha ntabwo aba ari iyacu gusa, ahubwo niyo kugira ngo dusangire n'abandi, tugire impuhwe, tugire ubuntu. Gutanga rero ku butunzi twahawe n'Imana bidusigira ibyishimo byo gukorera Imana mu gufasha abandi no kwemerwa ndetse n'Imana. Haleluya. Ubiba nkeya asarura bike, kandi kubiba byinshi azasarura nyinshi. Ibi rero biratwigisha yuko urukundo ukunda Umwami Imana, ukunda Umwami Yesu, rungana n'urugero ufasha abatishoboye, abakene. Kuko dusanga ngo idini ryiza, idini Imana ishima, ni irifasha abakene, abatishoboye, imfubyi, abapfakazi. Abo ngabo rero iyo ubagurije, iyo ubahaye, uba ugurije Imana. Imana rero irakwishyura, kandi ikishyura neza. Ibikunyuzamo ukaba umuyoboro w'ibyo Imana ishaka gufashisha abandi. Kuba rero umunyabuntu, nuba umunyabuntu uzabyibuha, kuko Imana izakunyuzamo ibyo byose ishaka gufashisha abandi, kubafashisha. Kandi nugira buvomera, uha ku bintu byawe, uha ku butunzi bwawe, Imana nayo n'abandi kandi nabo bazakuvomera, azakuvomera.
abandi nawe bazakuvomera, uwiteka kandi nawe azakuvomera. Uwiteka rero aduhe umugisha, kandi tujye tumenya yuko ibyo dutunze ari iby'Imana itunyuzaho kugira ngo dushobore gusangira n'abandi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.